tuzagusezera turagukomera. Ibihe byiza kuri wowe bana natwe kuri Mupingaji Empire, ibyiza biturutse ku Mana nibyo nkwifuriza umunsi ku wundi. Uyu ni umunsi tugiye kubagezaho inkuru y'akababaro, ariko nanone ikaba ari n'inkuru ishimishije ku rundi ruhande tuza kureba imbere. Ku munsi w'ejo nibwo hagaragaye urundi inkuru y'akababaro rw'umwana ukiri muto w'umusore waguye ku rugamba agaharanira kwishyira ukizana nanone mu mutwe wa M23 cyangwa se mu ngabo za M23. Ubwo ndavuga ko bari mu rugamba rwo kwibohora mu gihugu cya Congo barwanira uburenganzira bwabo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu gihugu cya Congo. Umusore wari ukiri mutoya ariko yabizize nyine, nta kundi byagenda, Imana imwakire mu bayo. Turaza kubireba imbere tubive imuzingo. Ku munsi w'ejo rero ntatinze nibwo hagaragaye video nanone ya Perezida Neva cyangwa Ndayishimiye Evariste nanone yongeye kwikoma u Rwanda, avuga ko u Rwanda rudashoboye kurwana, nta n'ingabo rufite, yewe n'abasirikare babo nta n'ikintu rwose bavuze habe na gato batanesha Burundi cyangwa se batagira icyo bakora ku Burundi. Naho M23 rero ubu ngubu ikaba iri kugira amajanja utundi duce, cyane cyane ko iri kugira ngo mu birombe noneho bya Canada, ubu ngubu ikaba yageze mu birombe bya Amerika. Ari nacyo cyatumye ku munsi w'ejo Amerika yongera kubyutsa nanone, ikaba ubu turi kuvugana hari amakuru y'uko yohereje n'abaminisitiri bayo muri Congo kugira ngo baze kugira ibyo baganiraho byimbitse muri rusange. Naho twihuse rero muri make nuko nanone nk'uko byagiye bivugwa mu biganiro ngo ibiganiro bizaba byo guhuza M23 na Perezida wa Congo Tshisekedi, bikagenda bipfa, dore ko ku munsi ushize muribuka ko nari nabibabwiyeho ko ibiganiro bari babipanze bavuga yuko bazahurira i Rwanda, bikagenda bipfa, dore ko byaje kwicwa nuko rero bari babipanze bavuga ko bagomba guhura nta kabuza. Ariko nanone bamwe mu badepite cyangwa se bamwe mu mashyaka ya Congo nanone akajya mu matwi Tshisekedi amubwira ko ibyo biganiro atagomba kubyitabira, nibiramuka binabaye atazemera yuko ibyo M23 yamusabaga. Nyamara rero inkuru nziza cyangwa se inkuru nziza nabwe ko ngiye kubagezaho nuko ubu turi kuvugana ku munsi w'ejo noneho kabaye, ngira ngo ni rya juru ryavuzwe noneho ryatashye. Noneho uwitwa Tshisekedi yagiye agaragara mu biganiro byinshi yivugira ko atazapfa ahuye na Perezida w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, keretse ngo nibahurira mu ijuru. Ngira ngo ubu ngubu Katari rero yaje ari nk'ijuru kuri Tshisekedi, kuko ubu turi kuvugana ku munsi w'ejo bahuriye muri Katari baganira kimwe bibiri bitatu tugiye kuza tukagarukaho, dore ko hahise hanavuga yuko nta gihindutse noneho amahoro ashobora kuba agiye kugaruka mu gihugu cya Congo. Ni byinshi tugiye kugarukaho, ni byinshi tugiye kuvugaho. Icyo ngusaba ni ukujya ubana natwe warakanze subscribe aho hasi kuri Mupingaji Empire nimba ukunda ibyo dukora. Njye nitwa Mupingaji John Peter Safe Gakuba. Reka ngaruke mu masegonda make, ariko ngushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe ndetse unadutera inkunga kugira ngo tugumye tubagezeho ibiganiro bya buri munsi. Reka ngaruke mu masegonda makeya, we ntujye kure. Stay tuned.
Yes, reka nguhe ikaze nanone rero kuri Mpingagi Empire. Reka nangire ku inkuru y'akababaro nihanganisha abanyamurenge muri rusange, mu bwoko bw'abanyarwanda cyangwa se ubwoko bavuga ikinyarwanda, baba muri Congo cyangwa se bavukiye muri Congo. Dore ko rero ku munsi w'ejo aribwo hagaragaye inkuru y'akababaro w'umwana ukiri muto cyangwa se umusore waguye ku rugamba mu gihugu cya Congo, ndetse n'inkuru yasaka ahantu henshi iri guca ibintu. Umusore wari ukiri muto wagaragaye cyane ku rugamba ndetse avuga ati tuzabohora igihugu cyacu nta kabuza, akaba avuye mu buzima atageze ku iyo ntsinzi, ariko byibura hari aho ageze. Tudatinze rero ku munsi w'ejo nibwo navuga ko Kisekedi noneho rya joro ryabaye. Ku munsi w'ejo nibwo nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yahuriye na Perezida Kisekedi wa Congo i Qatar. Dore ko yagiye agaragara kenshi avuga ko atazapfa ahuye na Perezida Paul Kagame keretse byibura ngo bahuriye mu ijuru, dore ko amwagiriza ngo kuba afite ingabo muri Congo. Rero bakaba baganiriye ku munsi w'ejo, dore ko bagiye bamugira inama cyane bamubwira ati kugira ngo icyo kibazo kirangire, nyamara wakegereye abantu cyangwa se abantu bafite experience bakakugira inama, cyane cyane Perezida Paul Kagame. Nyuma y'uko u Rwanda rufatiwe ibihano byinshi cyane, rero harimo n'abakuru b'igisirikare cy'u Rwanda bafatiwe ibihano, ariko dore bahuriye muri Qatar baganira byinshi cyane cyane. Ibaruwa yo irahari ni ndende, ariko ikubiyemo yuko abasirikare cyangwa se ku mpande zombi intambara igomba guhita ihagarara aka kanya, maze bakaganira byinshi bakaganira cyane cyane ku ruhande rwo kuba Congo yagaruka mu mahoro, maze ibyo M23 isaba bakayibiha. Ikindi kandi nuko bagomba Kisekedi cyangwa se Perezida Kisekedi n'intwaro bari bohereje agomba guhita ahagarika urugamba nonaha, maze M23 nayo igahagarika urugamba cyangwa se ikarekeraho kurasa, maze bakajya ku meza y'ibiganiro bakaganira aho bahurira hose. Kandi ku munsi w'ejo nibwo twavugaga yuko Perezida w'u Burundi nawe yagomye kunenga u Rwanda. Reka ngaruke mu kanya mbabwire byinshi.